baranya none ze ko tugufasha uri kwirukanga n'iriya sake rero sake nayirutseho kugira nyifate numve ibirifite. Jesus is Lord. Yeah, come look at this. We ninde wapfuye ninde? Ku izina rya Yesu. Agashwingi. Fashe kredi nubaka inzu. Fata kredi yo gutegura ubukwe. Urumva? Rero nk'ubu ndumva ngewe namaze kuba kanyamakredi. Ndayamenyereye. Umusaza namfashe n'umugeni amumemo kredi. Oya. Nge mwishyura buri kwezi. Nge mwishyura make nko mu myaka 2 nzaba nyamazemo. Tekereje ko uzapfa wibwira iki mu mutima wawe? Zapfa kangahe so ntarapfuye mpagaze. Kwezi kwa munani ngo wavutse mo hagati Mu kwa munani ni aho. tariki zingahe? 14. Tugiye Noheli yaburaga umunsi umwe. Rwarabuze nta None ubu mama namaze tuwinyita Noheli. Ko nari yegereje. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Yari yegereje nyine. Ibaze yari kuba kwa 5 bambyara kwa 4. Abuze ngo mu bihe by'imperuka ngo uzasuka umwuka wawe ku bantu bawe. Suka umwuka wera. Ngitanga biriho abakobwa muri minsi Saint Valentin. Niba Saint Valentin zimaze kukuhirikira hari nka 6 nta muntu w'umusore wakira. Ningi turi kugana mukabona nta musore uri kukunuganuga. Ikore mu gatuza nurangiza uvuga uti Jean Baptiste we. Komeza wakira impano ya Yesu yakubambuye ku musaraba. Jesus is Lord. Oh, no. wapfuye ninde? Rukatoroze bizogenda gute? Rukatoroze turiteguye ngaho imitoma twaratanguye hazoca wambaye umva wambaye plastique uzosha ni ivyuma gusa. Kuva internet iziye majorite n'abasaza. Ubundi reka nkubwire nugera ku ishansiye ukahabura Claude cyangwa Valence iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu igaraje ukahabura Kiginyi cy'akazungu iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu kabari ukahabura Solange Nadine cyangwa Diane iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu rusengero rw'abadive ukaburamo Daniel iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu kiliziya ukahabura Batista iyo nta shansiye. Ibintu byose wabyise shansiye. Ibintu byose sinabyishe shansiera. Okay, reka nsubiremo. Reka nsubiremo neza noneho. Nugera ku isahani ukabura shansiye. Vuze isanira cyangwa vuze shansiye. Kure haje bwawe. Agashwingi. Singibyo. Sibyo tubabwiye. We ninde wapfuye ninde? Aujourd'hui aussi c'est nous. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer regarde ces trucs là. Do me way. Yeah, come look at this. Nuhura n'umukobwa ugukunda bya nyabyo nibwo uzamenya yuko burya abakobwa bagira amayinite menshi ndetse na transport yo kukugeraho. Aha. Gongo ikifata uburyo nzaronshinga album yanjye n'uburyo butari bwakorwa n'undi muhanzi n'umwe hano mu mujyi wa Kigali. Iki kivaki mukira hanga dore nafata fatoroje akayironshinga ukabona umuntu. Wazibune wowe twereke none ibirenze uzuteguye itaramo cyawe turebe none abantu baje. Shanaye wishimye. Nuramo no mu gisozi cy'imisozi igihumbi aricyo cyacu cy'u Rwanda. Akwereke iki? Fatoroje. Hakabantu bamaze gusara ariko. Kereka n'umusaga kwa bucyana. Taziragiye
nke arangije azibonesha mu bigori by'umukecuru azamuka yazamuye ndamubwira umukecuru ikamira gukandagira ugaturika ugaturagara arangije aravuga ati reka ziwurice zihasenyere zishake zihahinge nanjye nzaza ndi gutera ibindi ndagapfushe rutwagana inkitenye ntiyima abamotari nibo bantu bambere bafite amakuru menshi ariko ntibayatange. Uzi ko motari ashobora kugutwara mu gitondo nimugoroba agatwara umujura uri buze kukwiba. Ugasanga motari agutwaye mu gitondo uri umubyeyi nimugoroba agatwara umwana we muri ghetto y'umuntu ariko ntabivuge. So these people kujya ubundi bya bintu muri iyi minsi ubwenge ibintu bita ubwenge bwarabuze. Nawe afite nago bashaka kubukoresha nago biri kuri hit nago bitwika kugira ubwenge nago bitwika. Yuri imbesire uri injiji ubu twiga koko. Yes, dutuye mu isi itari fair, dutuye mu isi irimo kuduhima nta kintu twayikoreye. Aho usanga umukene amakuru ingendo ndende cyane kugira ngo abashe kubona icyo kurya ikimutunga. Nyamara umukire agakora izo ngendo ndende kugira ngo ibyo yariye bibanze bigabanuke mu nda. Yeah, you see that? Icyo bita kuri wowe kari ibyago ku bandi n'amahirwe. Si niba ari kirimo kubona aka kanya gikoresha uko amahirwe azari imwe gusa. Isi miraturiza yo kwarika akabandi munsi ku ruhande amabara aseka agashwingi yoni iguse kuri ngano munsi y'igiti we tiwera mazimana iramuhamagara Gideyoni we ngo satani nazani parato akakubwira ngo koramo zamubwira uti zinkoramo umwami Yesu arakabura. Garasiano ufite imyaka ingahe? Nduzuza 40 hafi ahangaha. Imyaka 40 uracyari ingaragu nibyo? Yego. Utekereza kuvamo ryari ubugaragu? Imana ni impumugisha bishobora kuba vuba kuko agahanga umugenzi kabiyagiye. Iyo nkunze kubivuga numva abantu banenze abandi bakazamura amazuru ariko agahanga umugenzi kabiyagiye. Ndategereje sinacumeye ku Mana ariko nanjye nibyo nifu. Wewe uzajye kwa mutanganure nta muntu wo kwa mutangana ugenda buhoro abahaba bose bahabinguye. Nawe iyo uhageze numenye uko bigenza ishiduka wafatiyeho kibaza aba hano bose n'umuvuduko gusa nta rumogi. We ninde wapfuye ninde? Ayeleo ibosio ayedori kodo